Reka nshuti mukundwa twongere dushime Imana yongeye kubana natwe muri aka kanya, tukaba tugiye kwigana ijambo ryayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe, aho muri iki cyumweru dufite insanganyamatsiko igira iti kwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Kuri uyu munsi rero cyangwa se muri iki cyumweru dufite icyo kwibukwa kiboneka muri Marko igice cya 10 umurongo wa 45, agira hati kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Aya niyo magambo tugiye kujya tuzirikana cyane muri iki cyumweru ubwo tugiye kujya twiga ingingo ya buri munsi. Reka mbere yo kujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi gifite umutwe ivuga ngo Yesu n'abana, tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Tugeze magingo aya ngaya tugiye kwiga ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Mwuka wawe wera abane natwe, atuyobore mu cyigisho tugiye kwiga kuri uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu n'abana nicyo cyigisho cy'uyu munsi. Reka dusome muri Marko igice cya 10 umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Yesu yakira abana bato. Bamuzanira abana bato ngo abakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati mureke abana bato bansange, nimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Arabakira, abaha umugisha, abarambitseho ibiganza. Nshuti mukundwa, Kristo yakiriye abana agaragaza yuko utameze nk'umwana muto ubwami bw'ijuru bigoye ko yabwinjiramo. Ariko mbese nshuti mukundwa, Yesu yakoreye iki abamuzaniye abana ngo abakoreho? Nyamara mu gihe abana bari bakenewe mu gihe cya kera, cyane abana b'abahungu, nk'uko umucyo w'icyo gihe wari uteye, kubyara no kurera abana ntabwo wari umurimo woroshye. Kuba nta buvuzi bugezweho bwariho muri icyo gihe, ingorane mu kubyara abana ku babyeyi b'abagore no kwitabwaho kw'impinja zikivuka, abana bato n'ibitambambuga zari nyinshi mu mico myinshi n'ubuvuzi bwa gakondo. Hari uburyo bwakoreshwaga kugira ngo abo bantu b'abanyantege nke barengerwe, kugira ngo abatabifuriza ibyiza bakumirwe, kugira ngo batabahitana. Nyamara nshuti bakundwa, nubwo abana bari bakenewe, bari bafite agaciro gake muri rusange, ndetse agaciro kabo kari ku rugero rumwe n'urw'abacakara. Nshuti mukundwa, iyo dusomye mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 1 ndetse n'uwa 2, mu gihe cy'ingoma y'Abagiriki n'Abaroma, abatari bakenewe baricwaga cyangwa bakajugunywa mu nzuzi ari bazima. Abana b'abahungu bari bafite agaciro karenze akabana b'abakobwa, ku buryo rimwe na rimwe abakobwa batereranywaga ntibitabweho kugera bapfuye. Rimwe na rimwe ababaga bakeneye abana bo kurera ngo bazabagurishe bakuze nk'inkoreragahato, bazaga kubakura aho babaga baraciriwe. Nyamara abigishwa basaga n'abatumva inyigisho ya Yesu yo muri Marko igice cya 9 ivuga ibyerekeranye
n'abazaragwa ubwami bw'Imana ko bagomba kuba bameze nk'abana bato. Niyo mpamvu bacyashye abazaniye Yesu abana ngo abahe umugisha. Ahari batekerezaga ko atagombye guta igihe cye yita ku bantu nk'abo b'insuzugurwa. Nshuti mukundwa, byari biteye ikibazo cyane ubwo abigishwa ba Yesu bagaragaje intege nke, ubwo bari bameze nk'abatigeze bumva icyigisho cya Yesu yari yabigishije ababwira yuko umuntu ukwiye kuzajya mu ijuru ari umuntu ukwiye kumera nk'abana bato. Rero bumvaga ko Yesu atakwiye kwita kuri abo bana ko bari bameze nk'insuzugurwa, cyane ko tumaze kubona yuko mu muco w'Abayuda icyo gihe abana bari abantu bari basuzuguritse cyane. Nyamara ntabwo bari mu kuri. Ibyo byarakaje Yesu. Mu butumwa bwanditswe na Mariko hose hagaragara ahantu henshi Yesu yagiye arakazwa n'imyitwarire itari myiza ku bintu runaka, hamubabaje cyane akaba ari igihe abana babuzwaga kuza aho ari. Yavuze ashimikiriye rwose ko abigishwa batagomba gukumira abana bashaka kumusanga. Kubera iki? Kubera ko ubwami bw'Imana nabo ari ubwabo, kandi ko abameze nk'abana bato mu kwizera Imana ari bo bazaragwa ubwami bw'Imana. Nshuti mukundwa, ntiwemerere imico yawe idasa n'iya Kristo igaragara ko itagaragaza Yesu. Nshuti mukundwa, wibera abana bato intaza zo kutagera kuri we kubera imico yawe mibi yuzuwe n'umushiha ndetse no kuvuga nabi. Ntuzigere na rimwe ubakangisha ko ijuru utarimo ritazababera ahantu ho kuvuga nabi ndetse ahantu ho kwishimira kuba. Ntukavuge ko iyobokamana ari ikintu abana batakumva cyangwa ko batemerewe kwakira Kristo mu gihe bakiri bato. Ntukabahe amakuru atariyo ugaragaza ko gushaka ubwami bw'Imana nta munezero ubamo, kandi ko kugira ngo basange umukiza ari ukwigomwa ibintu byose bishobora kubazanira umunezero. Nshuti mukundwa, ukwiye kugaragariza umunezero mu bana bakuzengurutse, kandi abana bose ukwiye kubagaragariza Yesu. Kandi mu kigero cyose abana barimo ukwiye kubagaragariza Yesu, kandi ukabagaragariza umunezero uba muri Yesu Kristo. Rero icyo mbasabiye ni uko tukwiye kwegera abana tukabereka Kristo. Nicyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Reka dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimye muri iki cyigisho twize kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo uduhe kukumvira, ndetse tukwiye kubera abana urugero rwiza kugira ngo bazagusanganire nabo bishimye. Ubane natwe rero, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.